Muraho bene data ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi Uwiteka akomeze abiteho. Uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira ijambo gusenga. Gusenga niki? Nuhe mumaro uba mu gusenga? Imana ishimwe. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni intwaro y'umukristo imuhesha kunesha, ni intwaro y'umukristo imuhesha kutagwa mu mosha. Ari nayo mpamvu muririmbyi aririmbye aravuga ngo gusenga nzagukomeza, nasanze harimo kunesha. Gusenga nasanze habamo kunesha. Mana ishimwe cyane. Tuwanesha ibikugerageza udasenga. Tuwanesha intambara zose zikugana udasenga. Tuwamenye icyo Imana igushakaho udasenga. Mana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu Paulo yandikiye ab'Itesalonike mu rwandiko rwe rwa mbere umurongo wa 5 cyangwa se isura ya 5 umurongo wa 17 aravuga ngo musenge ubudasiba. Kubera iki yababwiye yabihanangirije gusenga ubudasiba? Ni ukubera ko Satani nawe abahiga umunsi ku wundi, ntabwo asiba gutera abana b'Imana, ntabwo asiba kubagera amajanja. Ari nayo mpamvu umwanditsi yavuze ngo aravuga ngo umurezi wanyu Satani arimo arazenguruka ashaka abo yaconcomera, azenguruka buri munsi, iwe ntagira ofu, ntagira ikiruhuko. Ari nayo mpamvu rero nawe wemeye kuba umusirikare wa Kristo ugomba gusenga iteka ryose, ugomba gusenga ubudasiba, kuko utazi umunsi n'igihe. Mana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu Yesu Kristo hariya muri Matayo isura 13 umurongo wa 33 yavuze ngo mujye mwirinda mube maso musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ibyago igihe bizasohoreramo, muziye mwirinda mube maso kandi mwongere musenge kandi mwongere musenge. Ntabwo gusenga tubikora mu gihe gusa twahuye n'ibyago, ntabwo gusenga tubikora gusa mu gihe twahuye n'intambara, ntabwo gusenga gusa tubikora mu gihe ibibazo byabaye byinshi, ahubwo gusenga tugomba kubikora iminsi yose, kugira ngo n'igihe ibibazo bize bisanga hari isengesho, n'igihe intambara zize zisanga hariho isengesho. Ubwo nibwo rero uzagira gute? Nibwo uzabasha kurokoka. Mana ishimwe cyane. Ari nayo mpamvu Luka 21 umurongo wa 36 bavuga ngo nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'umwana w'Imana cyangwa se imbere y'umwana w'umuntu. Senga urokoke, senga ubeho, senga wakira imbaraga, senga wakira ubwiza bw'Imana, senga umenye icyo Imana igushakaho. Rero nimba udasenga, Daniyeli yarasenze, nubwo bamubujije gusenga yarasenze, bituma intare zimutinya. Imana ishimwe cyane. Yarasenze bituma intare zimutinya. Yosefu yarasenze bituma iprizo imutinya, abasha kuva ava mu buroko ahinduka nawe ukomeye cyane mu bwami butari ubw'iwabo. Kubera iki? Kubera gusenga. Nawe senga uje mu mbaraga, senga wakira ibyiza by'Imana, senga bikuremera isi y'amasezerano, senga wakira imbaraga, senga wakira ubwiza bw'Imana, senga wakira protection y'Imana. Rero gusenga konyine niko kubamwo ibyiza byo mu Kristo. Imana ishimwe cyane. Gusenga niko kubamwo ibyiza byo mu Kristo, kuko iyo wasenze biguhesha kwiyangana mu ntambara, ntabwo ucika intege, ahubwo ukomezanya ibyiringiro, kuko ubuzi icyo Imana yakuvuzeho, kuko ubuzi aheza imbere yawe, kuko ari heza. Kubera iki? Kubera gusenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Muri iyi avuga ngo gusenga zagukomeza, kuko yari yarasanzemo harimo kunesha. None se wanesha gute udasenga? Imana itubabarire. Wakwihangana gute udasenga? Wamenye Imana igushakaho gute udasenga? Bisabye yuko usenga, wihanganire ibikugerageza. Kandi niko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo hahigwa abihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemegwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Cyabwo kwihangana udasenga. Gusenga kuturemera kwihangana, ukihanganira ibihe bibi, ukihanganira ibihe bigoye, ukihanganira ubutayu, ukihangana kandi ukongera ukihangana. Mana itubabarire cyane. Ukihanganira inshuti mbi, ukihanganira
ababanyi babi, ukihanganira umugabo gitunaniranye kubw'ingeso ziwe, ukihanganira umumama unaniranye ukamwihanganira, byose bigakunda. Kubera iki? Kubera gusenga. Gusenga kuza kuturemera imbaraga zidahari, gusenga kuza kuturemera ibyiza tutari dufite, gusenga kuza kuturemera isi y'amasezerano, gusenga kuza kuturemera ubuzima, gusenga kuduha ubuzima, gusenga kuduha ibyishimo, gusenga kuduha ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Rero gusenga kurimwo ibyiza byinshi. Imana ishimwe cyane. Gusenga kuduha ubuzima mu gihe ubuzima bwenda gushira, ubuzima bukongera kandi bukabaho. Imana ishimwe. Mu gihe ingwara ziduteye, Uwiteka tugasenga akatwumva. Ari nayo mpamvu muririmbyi aravuga ngo ninavyoomba kweli najua wasikia, yaliyo mema kwangu najua wayafanya. Iyo senga uzunumva kandi binkwiriye Mana uzubikora. Kubera iki? Kuko mba nasenze, mba nakubwiye. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo hamagara haru wakwitaba, nta burundi buryo uhamagaramo. Guhamagara n'ugusenga, guhamagara kuganira n'Imana n'ugusenga, gusenya ibyananiranye n'ugusenga, gusenya imitego ya Satani n'ugusenga. Imana ishimwe cyane. Kunesha umwana Satani n'ugusenga, intambara y'amagambo n'ugusenga, kuhabwa ubuzima n'ugusenga, kugira ibyishimo n'ugusenga, kugira umudendezo n'ugusenga. Imana ishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ubuze ibyishimo senga, wewe ubuze amahoro senga, wewe ubuze ubuzima senga, wewe uhuye n'intambara senga, wewe uri mu butayu bukomeye senga, wewe uri mu mwijima w'icuraburindi senga, wewe ubuze icyerekezo senga. Kuko mu masengesho harimo imbaraga zihindura ibihe, harimo imbaraga zihindura imisozi, harimo imbaraga zihagarika imisozi, hariho imbaraga zikundura ibyananiranye, harimo imbaraga iyo dusenga. Imana ishimwe cyane. Harimo imbaraga zikomeye cyane. Bwana Yesu asifiwe. Twoye gusenga gusa mu gihe kera twageze mu ntambara, twoye gusenga mu gihe twageze mu byago gusa, twoye gusenga mu gihe twinjiye mu isi y'umwijima, twoye gusenga gusa mu gihe twinjiye mu butayu bukomeye. Ahubwo ubuzima bwacu bugomba kurangwa n'amasengesho ya buri gihe. Ubuzima bwacu bugomba kurangwa n'isengesho, kandi tugasenga ubudasiba kugira ngo tubashe kurokoka. Ibyo byose bizagira gute? Ibyo byose bizaza. Bya bindi biruhije, bya bindi bigoye, bya bindi byose biteye ubwoba, bya bindi Yesu Kristo yakubwira intumwa ziwe, arababwira hazaba ibihe biruhije, ibihe bigoye cyane. Arababwira ngo rero ari nayo mpamvu mugomba gusenga cyane, ngo kugira ngo ibi ngo muzabashe kubirokoka. Ntabwo worokoka ibyo byose bikugose udasenga, ntabwo worokoka izo ntambara uhura nazo udasenga, ntabwo wova muri uwo mwijima w'icuraburindi udasenga, ntabwo wonesha abambari ba Satani udasenga, tiwonesha isi y'umwijima udasenga. Igisabwa niki? Nugusenga. Imana ishimwe. Nugusenga kandi tugasengesha umwuka. Ntabwo ari amasengesho ariyo yose, ni amasengesho twasenganye umwuka, kuko umwuka ubwe niwe Yesu Kristo, umwuka we niwe Mana. Kuko isengesho riri mu Imana, iryo ryose riba rifite imbaraga zo gusenya no kubaka ndetse no kurema ibidariho bikabasha kuremeka bikabaho. Kubera iki? Kuko iryo sengesho riba ryuzuyemo Imana, kandi Imana niwe wenyine nyiri imbaraga wo gusenya ibidakwiye bigakugwaho kugira ngo ibikwiye bibone kubaho. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye wowe numva, senga wihanganira ibihe bigoye, senga wihanganire ibikugerageza, senga wihanganire ingwara, senga nibwo uzonesha ibyo byose ubona imbere yawe. Senga nibwo uzotinyika, senga nibwo uzambikwa imbaraga, senga nibwo uzaba mu bwiza bw'Imana, senga nibwo uzomenya icyo Imana igushakaho. Rero mu gihe udasenga nawe uzaba umuntu nk'abandi. Impamvu Samusoni yabaye nk'abandi nuko yari yambuwe imbaraga. Imana ishimwe cyane. Nuko yari yogoshwa kugwaho imbaraga z'Imana. Natwe imbaraga
tuzambikwa gute? Yuko dusenga. Rero ni mudasenze ukavuga ngo uri umukirisitu udasenga, icyo gihe nawe uzaba kabandi, uzakora amakosa kayabandi bose, uzinjira mu ntegeke kizabandi bose. Rero dusabwa iki? Gusenga, kugira ngo ugire umwihariko wawe nk'umukirisitu. Usabwe gusenga. Mana ishimwe cyane. Kugira ngo ugire umwihariko usabwe gusenga. Nudasenga uzaruka, nudasenga uzasambana, nudasenga uzicana, nudasenga uzabesha, nudasenga uzakora ibyangwa n'Uwiteka byose uko zakabayeho. Rero nta nkingirizi uzaba ufite, nta mbaraga uzaba ufite zo kwiyamisha imyambi yose ya sekibi. Ari nayo mpamvu Pawulo yandikiye ab'Efeso arababwira, bene data, nuko mwambara intwaro zose z'umwuka, ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izo ntwaro z'umwuka zose nta buryo wazambikwa udasenga, nta buryo wozitunga udasenga. Rero va mu bunebwe, va mu gusinzira. Niki kigusinzirije? Basha gusenga. Ari nayo mpamvu Yesu Kristo yabaje intumwa ziwe, mu bisomyara mu gitabo cya Luka isura 22 umurongo wa 46, arababaza ati, ikibasinzirije niki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutaja mu mosha. Yasanze basinziriye. Nawe niki kigusinziriza? Niki kigusinziriza mwisi igoye? Niki kigusinziriza mu gikombe kiroga? Niki kigusinzirije mu ntambara zikomeye kandi ziriko zihiga ubuzima bwawe? Niki kigusinzirije? Rero byuka usenge, byuka usenge utaja mu mosha, byuka usenge Satani atagufata, byuka usenge adafata ibitekerezo byawe, byuka usenge adafata imivugire yawe, byuka usenge adafata imibereho yawe, byuka usenge kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Senga uronka amahoro. Iyo umuntu avuga ngo ntafite amahoro, nuko ataba ari mu isi y'amasengesho. Iyo umuntu avuga ngo aguwe nabi, amerewe nabi, nta munezero, nta byishimo, no kwiganyira, nuko aba atari mu isi y'amasengesho. Senga kandi wongera usenge. Senga